arengura vava cyane hariya kwa kapiteni Mumbere Mbusa Jeremy. Umupira kwande kwa Inemiti Sande. Attention reka turebe rekura pass kwande bw'iburyo barishakirane n'umusore bita Dunia Wansalo Serge. Dunia Wansalo Serge imerezo barakwica cyamana cyane na Musama Jaro umupira ukuraho umupira kwa Mvuye kure rekura pass nawe kwande kwa Bugingo Hakim. Bugingo passe kwa Ngende Manarik. Attention reka turebe passe kwa Manu. Mvuye kure Emmanuel. Mvuye kure Emmanuel. Asubiza inyuma kwa Rwatubyaye Outdoor. Rwatubyaye Outdoor. Rwatubyaye Rwatu. Chomeka passe vava chanaria. Kwande kwa Mitima Isaac. Isaac Mitima. Isaac ati umupira muremure ariko aragobokana cyane umwana Sebahakwa ati umupira muremure. Attention kora amakosa ariya ni kufra ikipe ya Rayon Sport. Bati ni kufra ubwo ikipe ya Etoile de l'Est. Naona Rwatubyaye bakore kosa jewe. Rwatubyaye yabonye atari bwihute bashyikira umupira ashaka kuproteja. Noneho uyu musore w'inyamaswa amushyiraho umubiri barumva nabo se bagwa hasi ariko barabati Rwatubyaye we banze ni watekereje baro wategereje adversaire icyo muri ahaniwe ni kapiteni yitwa Mumbere Mbuja Jeremy. Abantu bajya bamenya amategeko y'umupira umusifuzi asifura icyo bita intention wari ufite we igitekerezo cyawe cyari iki cyari gukurikira umupira ukawukiriyaringa wenda bagukora ikosa cyangwa warwanya n'ugira ngo uproteje umupira umubiri wanze uproteje umupira kugira ngo uwo murimo kurwanya atawugeraho. International bro. Kufra hariya rero. Attention bitonda barahitira mu rukuta barashota ariko amashoti ya Etoile de l'Est ko atoroshye. Abana amatire cadre mu kanya match irangiye Muhazi United itsinzwe 2-1. Kiyovu Sport yamanutse Huye Amagana arayibwira ati uzace n'ahandi wazana umwiryane muri za komite ugaza gushakira amanota 3 hano banganyije 1-1 tuzace n'ahandi kabisa. Attention reka turebe barashakisha uyu musore ni Hakizimana Titi bati ni ukurengura nibyo ni ukurengura kwa Etoile de l'Est. ni kufra ikipe Etoile nibyo kufra ikipe Etoile agana muri kona. Reka turebe uyiterane Mumbere Mbusa Jeremy. Attention Mumbere arayikaraga ariko umupira wakura muri Rayon Sport wisangira Joachim Ojera. Attention reka turebe sasa arabiregita Joachim Ojera. Attention Joachim Ojera baramusunika kuba Joachim acabaka pasaria baramusunika. Attention
gukina muri Mukura, ava yajya muri Police, ava yajya muri Sunrise, ubu ageze muri Etoile de l'Est. Etoile de l'Est kandi yakiniye mu cyiciro cya kabiri by the way. Umupira kwande kwa Gasongo Nyandayimana Eric, pase kwande kwa Mitima Isaac. Mitima, attention Mitima, rekura umupira muremure ashaka Serumugore ku mupira, pase ya off, umupira ubona muremure hariya. Umupira umubona muremure. Aya. Agutereka imbere y'izamu rya Etoile de l'Est. Atera umupira muremure. Bagonga ku mutwe hariya, umupira ugenda urarenga no kurengurwa. Ni ikipe ya Etoile kwa Rwema Amza. Arengura Vava cyane baramusubiza Rwema. Atera umupira muremure hariya, gonga n'umutwe Rwatubyaye, umupira kwa Joaquim Ojera. Joaquim Ojera ashaka pase kwa Nyandayimana Eric. Rekura pase ashaka Serumugo na Celestanga, sasa barareshya bose. Umupira mukorera ikosa ni kufra ikipe ya Etoile. Serumugo Al akagura ikosa kuri Celestin. Ndayishimiye. Celestin Ndayishimiye. Ambikemo amabao. Ubona ko barimo barakina inyuma cyane. Hanyuma iyi match murabizi ntabwo dushobora kuyitambuka twenyine kubera ko tuba dufite inshuti nyinshi cyane ziba zadutumye. Turi kumwe n'Inzozi Loto, ikaba yaraje ari igisubizo kugira ngo abanyarwanda mutsindire amafaranga mwiteze imbere. Bagufasha gutsindira amafaranga ubundi ukayashora mu bikorwa by'iterambere, bityo uko uzamuka n'abanyarwanda twese tukazamuka n'igihugu kikunguka muri rusange. Gutsindira amafaranga biroroshye n'akanyenyeri 240 urwego, aho utsinda ukina icyo bita igitego Loto utanze ibiceri 300 gusa, ubundi ukabasha gutombora miliyoni. Abantu 3 baratombora buri munsi, abantu 90 mu kwezi, abantu urumva basaga 1800 bazatsinda mu gihe cy'umwaka. Si ibyo gusa kubera ko n'ibiceri 500 bifite utombora moto imwe buri cyumweru iratangwa, moto enye mu kwezi igatangwa, na iPhone 14 Pro Max enye mu kwezi imwe buri cyumweru. Ubwo rero birumvikana kananyeri 240 urwego, ukabye inzozi zawe utsindira amafaranga hamwe na Inzozi Loto. Tsinda dutsinde. Kandi noneho reka tunabivuge mu gihe cy'imikino nk'iyi, amafaranga mutatsindiye igice cyayo kijya muri Minisiteri ya Siporo kugira ngo ibikorwa bya siporo bikomeze bitezwe imbere mu Rwagasabo. Rero ubahungutse kabiri, urarya ariko kanateza imbere siporo kabisa. Pirarenza no kurangwa n'ikipe ya Etoile de l'Est. Etoile de l'Est arengura Vava cyane hariya kwa kapiteni Mumbere Mbusa Jeremy. Umupira kwande kwa Inemiti Sande, attention reka turebe, rekura pasi kwande bw'iburyo, barishakirane n'umusore bita Dunia Wansalo Serge. Dunia Wansalo Serge imerezo barakwica cyangwa cyane na Musama Jaro, umupira ukuraho, umupira kwa Mvuye kure rekura pasi nawe kwande kwa Bugingo Hakim. Bugingo pase kwa Nyandayimana Eric, attention reka turebe, pase kwa Manu, Mvuye kure Emmanuel, Mvuye kure Emmanuel, asubiza inyuma kwa Rwatubyaye Abdul. Rwatubyaye Abdul, Rwatubyaye Rwatu, chomeka pase Vava cyane hariya kwande kwa Mitima Isaac Mitima Isaac atira umupira muremure ariko aragobokana cyane umwana Sebahakwa atira umupira muremure. Attention, kora amakosa hariya, ni kufra ikipe ya Rayon Sport. Bati ni kufra ubwo ikipe ya Etoile de l'Est. Nabonaga Rwatubyaye bakore ikosa jewe. Yabonye atari bwihute bashyikira umupira ashaka kuproteja. Noneho uyu musore w'inyamaswa amushyiraho umubiri, barumva nabo se bagwa hasi. Ariko baravuga Rwatubyaye we banze ntiwatekereje baro, wategereje adversaire. Icyo muri aha niwe ni kapiteni yitwa Mumbere Mbuja Jeremy. Abantu bajya bamenya amategeko y'umupira. Umusifuzi asifura icyo bita intention. Wari ufite we igitekerezo cyawe cyari iki?
cyane ukurikira umupira ukawukiriyaringa wenda bagukora ikosa cyangwa warwanya n'ukugira ngo uporoteje umupira umubiri wanze uporoteje umupira kugira ngo uwo murimo kurwanya atawugeraho. international bana international bro. Kufra hariya rero, atansiyo bitonda, barahitira mu rukuta barashota ariko amashoti ya Etoile de Reste ko atoroshye. Abana ni amatire kadire ya danje. Amatire kadire. Mu kanya match irangiye Muhazi United itsinzwe 2-1. Kiyovu Sport yamanutse Huye Amagana arayibwira ati uzace n'ahandi. Wazana umwiryane muri za komite ugazaza gushakira amanota 3 hano. Banganyije 1-1. Tuzace n'ahandi. Kabisa. Atansiyo reka turebe. Barashakisha uyu musore n'indeni Hakizimana Titi bati ni ukurengura nibyo ni ukurengura kwa Etoile de Reste ni Kufra ikipe ya Etoile nibyo Kufra ikipe ya Etoile agana muri kona reka turebe uyiterane mu mbere Mbusa Jeremy. Attention, Mumbere y'ikarago ariko umupira wakura muri Rayon Sport wisangira Joachim Ojera. Attention reka turebe sasa arabirigita Joachim Ojera. Attention Joachim Ojera baramusunika yanga kuba Joachim acabaka pasi ariya na Bourse bigisha neza cyane driving gutwara ikinyabiziga. J'en suis témoin niko mu gifaransa bavuga. Nanjye ni umuhamya wabyo. Bigisha neza cyane amategeko y'umuhanda, bakigisha neza cyane gutwara ibinyabiziga, kora perimi ukayibona ntawe utsindwa rwose. Bigisha imyuga itandukanye yo gukanika cyangwa mekanike, gusuka, kudoda, gukora makeup, guca inzara, kubibuza kwiga guteka no gutegura amafunguro namwe ntimuzacika muri Action College. Ubu rero bafite amashuri ku banyeshuri bashaka kwiga babayo cyane cyane aba baraje kwiga baturuka kure. Ibindi